yongeye kwigarura imitima y'abakunzi be rero mu muziki ye ashimira ukuntu mwakira indirimbo ye yongeye gususurutsa abamukunda ndetse n'abakunda ibihangano bye kuri 15 Mutarama. Welcome to my people, it's a boy Junior, aka publisher, creator, motivator, connector, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Now, this is a story, man. This is a very amazing story, my people. You want to read inkuru ndimbazaniye ni inkuru nziza, ni inkuru ku bakunzi b'uyu mugabo w'umwana w'abana babiri utuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusanzwe tumuzi nk'umunyarwanda, ni umuhanzi ukomeye cyane. Hano twagiye tumumenyeraho mu bintu bigiye bitandukanye cyane cyane mu buhanzi. Uyu ni umwe mu bagabo bakomeye cyane yitwa Ngabo MEDDY. Yongeye kwigarura imitima y'abakunzi be rero mu muziki ye ashimira ukuntu mwakira indirimbo ye kubw'uyu munsi wa none akaba ari indirimbo iri gukurikirwa cyane kuri social media nka YouTube channel. Uyu muhanzi rani mu byishimo ndetse arushaho no gushimira benshi kubw'indirimbo ye aherutse gusohora. Iyi ndirimbo yitwa Niyo Ndirimbo. Aherutse gushyira hanze yakoranye n'uno muhanzi nawe dusanzwe tumenyereye muri gospel hano mu Rwanda yitwa Misigaro. Yakiriwe by'umwihariko neza cyane akaba ari nayiyoboye muri uyu mujyi wa Kigali. No ndirimbo irakunzwe cyane kandi abantu bayumva amanywa nijoro. Aho uciye hose niyo ndirimbo. Aho uciye hose niyo ndirimbo. Uyu muhanzi MEDDY waherukaga gushyira hanze indirimbo muri Mutarama umwaka wa 2023 yongeye gususurutsa abamukunda ndetse n'abakunda ibihangano bye kuri 15 Mutarama ashyira hanze indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo akaba yarayikoranye na Misigaro. Kuva yasohora rero biragoye, kuva yasohora ino ndirimbo biragoye kuba watambuka ukagenda kilometero imwe cyangwa se ebyiri utarumva ino ndirimbo mu mujyi wa Kigali. Kandi biri no kurushaho kugenda yifashishwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uratambuka ukumva umuntu ari kwiririmba. Iyi ni indirimbo nziza cyane, nawe utarayumva nkwifurije kujya kuyumva. Ibi rero byabaye bishimisha MEDDY bimukora ku mutima. Uyu muhanzi rwose abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye yagize ati icyubahiro kibe icy'Imana. Ni ubutumwa bwaherekejwe n'ifoto yerekanaga ko iyi ndirimbo ari igezweho mu mujyi wa Kigali. Si mu mujyi wa Kigali ahubwo ni mu gihugu hose. Twibuke ko MEDDY imwe mu ndirimbo ye nziza yari ibangutse vuba yihuse cyangwa se yarebwe cyane ari indirimbo yakoranye ari gushimira cyangwa se yaririmbiye umugore we ku bukwe bwe yitwa My Vow. Iyo ndirimbo ikaba yararebwe na miliyoni imwe mu gihe kingana n'iminsi 2 yonyine. Niyo ndirimbo yaraherutse yaba yarakoze ibitangaza wenda twavugaho. Ikabaje kubisimburwa n'iyi ndirimbo yitwa Niyo Ndirimbo. Mu masaha 96 indirimbo yari imaze kuzuza miliyoni imwe. Akaba ari indirimbo yariciye agahigo mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko ibi bintu ni bake babikora hano iwacu mu Rwanda. Byakoze ku mutima uyu muhanzi rero yarushijeho no kubashimira abakunzi be. Ubwe yongeye yivugira ati iyi Imana yafunguye imiryango nta muntu wayifunga. Ndabakunda mwese muri abambere. Ricky turabikoze warakoze MEDDY. Yarushaho kugenda ashimira abantu benshi bagiye batandukanye. MEDDY se yabahagaze te ku mbuga nkoranyambaga mw'abantu mwe. Ubu MEDDY ni we mu bantu ufite agahigo gakomeye, ufite abamukurikira benshi hano iwacu mu Rwanda, aharebwa n'abasaga miliyoni 1,260,000. Uwo ni umusaruro. Views izo zira ni nyinshi cyane ntago twazibara kuko nama miliyoni arenga 2,500 cyangwa 220. Ni ibintu tutabara n'ibibare byinshi. Iyi ndirimbo y'uyu muhanzi yitwa Slow ikaba iri mu zatumye agira umusaruro ukomeye cyane atangira kurebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Dore ko yageze muri miliyoni 95. Ntago byoroshye. Murabizi rero ko mbakunda cyane. Uyu munsi niyemeje kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kandi nkabibagezaho buri segonda murajye mubona ikiganiro. Murakoze cyane. Kola like, subscribe ndetse na comment